Okay guys, kangushimire wowe ukomeje kukicanira yanjye ya Tutekeki, nizere ko umeze neza wowe wakoze subscribe kuri channel yanjye nkuko bisanzwe. Iyi ni channel igenda ibagezaho uburyo wakora amafaranga online, gusa iyi business nkuzaniye yo ubikuza buri munsi, apana bya bintu byo gutegereza ngo ndabikura ryari, kandi buri munsi ubikura bitatu mu mafaranga y'u Rwanda. Noneho guys, iyi business nkuzaniye yo ushoramo ni amadolari 10 ushora buri munsi, bakakujya bakungukira 2,000. Guys, ni ugufata risque ku muntu udashoboye cyangwa se babandi bagira ubwoba ngo iki, ngo mbese nk'amafaranga yanjye ngo mpiye ngiki. Aha ngaha guys, mu gihe ugitekereza ibintu nk'ibyo ngibyo, iyi business ntago wayikora, ntago wakungukiramo. Kandi ngira ngo izi business ngiye kuza mbazanira zo ni ukujya ubona amafaranga mu buryo bwihuse. Ushora amadolari 10, ngira ngo amadolari 10 kuyashyira mu manyarwanda ni 14,500 cyangwa se 15, hafi aho ngaho. Ni ayo ngayo gusa 14 ariko na 500 hafi aho ngaho, ni ayo ngayo ushiramo. Noneho ukajya ubikuza buri munsi amafaranga. Aha ngaha iyi business igenda iminsi 10 uba waye kubye amafaranga yawe washoye, ukaba waye kubye kabiri. Ibaze kuba washoye 10,000 ukayakuba kabiri 20,000, 20,000 30,40, kandi nyuma y'iminsi 40 hagiye amezi 2 ukibikuza buri munsi. Ngiye kukwereka uburyo noneho wabikura muri iyi business, nkwereka n'uburyo washoramo ayo mafaranga. Guys, aya matelefone yanyu mwenge kuri mureba ama video gusa mutari gukoramo amafaranga. Ukimara gukanda kuri link naguhaye muri description, urahingukira ahantu hameze gutya. Aha ngaha hambere barakubwira ngo no gushiramo email nkuko uri kubibona. Aha ngaha hambere ni email ushyiramo yawe. Aho ni uburyo bwo kwiyandikisha. Ukimara gukanda kuri yo link nagushiye muri description, aha kuri login password ushyiramo password, ukreya password iri strong, ikomeye, irimo imibare n'inyuguti nkuru cyangwa se inyuguti niyo yaba imwe hamwe n'akandi kamenyetso. Niko ushyiramo, niko uyicreatinga password imeze gutya. Ukongera ukayandikamo hano hasi, biba bisa ukayandikamo aho ngaho, cyangwa se umva ugomba kubikora nkaho bisa, kubera ko iyo password niyo uzajya ukoresha uri kubikura. Guys, unakimara kwandikisha amafaranga yawe uhita uyabikura guys. None iyo umaze kukuzuza ibyo ngibyo byose, uhita uza ugakanda hano kuri register. Niho uhita ukanda. None ngiye kukwereka uburyo washoramo ndetse n'uburyo wahita ubikura ayo mafaranga yawe direct. Ukimara gukanda kuri iyo link uhita uhingukira ahantu hameze gutya. Ni aka gataburo bahita bakwereka, kugira ngo urabone ukuntu bagukubira. VIP ya mbere ni amadolari 10 kugera kuri 55. Aho ngaho niyo VIP yawe, bagukubira 20%. Bitewe n'ayo mafaranga washyizemo ni ukugukubira 20%. Ubwo urumva niyo washyizemo nk'amadolari 55 ugakuba ku ijana, urabona inyungu wajya ubona buri munsi, kandi ukahita uyibikuza. VIP ya kabiri ni kuva kuri 55 kugera ku madolari 355 buri munsi, bakajya bagukubira 21.28%. VIP ya gatatu nayo urabibona yuko ari uko nguko bimeze. Wowe nta kindi uhita ugakanda hano hejuru ukabikuramo. Noneho ngira ngo urabona yuko urabona yuko nashoyemo amadolari 6, ni amadolari 10 sorry. Ngira ngo urabona aha ngaha, ngira ngo urabona toto income yamaze gukoreramo. Noneho ubu tuvugana ni amadolari 6.28. Ubwo urumva ni nk'ibihumbi 10 hafi aho ngaho, ni ibihumbi 10 niyo maze kubikuzamo, kandi buri munsi ndabikura, buri munsi nkabikura. None guys, ngiye kwereka uburyo amafaranga yawe yagera hano kuri iyi platform, hanyuma nawe ukahita ukanda investor. Aha ngaha ni investor, uhita ukanda, hanyuma amafaranga yawe ukahita uyageza. Urahita uza ukanda aha ngaha kuri recharge. Mu gihe ugiye gushiraho urwo rushoro, ukanda hano kuri recharge, ukahita uza aha ngaha kuri BP20. Aha ngaha niho ukora address yaho urohereza amafaranga, ukazamuka ukaza. Ngira ngo iyi ni address yanjye,
nkahita ndicaginga amafaranga nkayakura kuri Binance, nkahita nza nkakanda hano kuri kopi, ngira ngo urabona yuko yamaze kuba kopi. None iyo maze kwikopiya mpita nza muri Binance yanjye, nkaza muri Binance yanjye nkahita nkwerekana noneho uburyo y'amafaranga ndadipositinga akahajya. Ngira ngo urabona yuko namaze kujya muri Binance, ngira ngo urabona yuko aya nayo mbikuye mu kanya muri iriya application. Nanone uyu munsi niyo nabikuye, ndahita nza no mugenge kudipositinga amafaranga, ndetse nkande hano kuri asset cyangwa se kuri wallet, biraterwa nuko handitsweho. Mpite nza nkanda ahangaha kuri send, mpite nkanda ahangaha kuri send, mpitemo aha toto withdraw. Wowe nta kindi kintu busaba, ni ugushyira amafaranga ya kuri Binance. Ngira ngo abantu ndakeka nta muntu utazi kugura USDT mu mafaranga avuye kuri Momo, ukagura USDT utanga amafaranga bakaguhereza USDT hariya. Ngende kukwereka uburyo wazohereza kwira ntuza. Hanyuma nkahita nkanda ahangaha, nkaza nkakanda ngira ngo urabibona, ngahitamo USDT. Namara guhitamo USDT nkaza ahangaha nshyiramo ya kopi ya aderesi nagize, ndaza nkandemo nshyiremo ya yindi. Guys, biritonderwa, ugomba kugira iriya BP20, iriya B20, iriya niyo ugomba gukoresha ugira ute woherezaho amafaranga, kugira ngo atayoba, kuko iyo wibeshaho gatoya amafaranga yawe ahita agenda. Nkahita nza ngakanda hano kuri select network. Ahangaha uritonda ku buryo ntuza network wakuye cyangwa aderesi wakuye muri ya platform yacu tugiye gukorera amafaranga yandi wakopiye, igomba kuba ari B20, bikaba bihuje. Mu gihe wowe ukahita uza ukihitiramo iyi ngiyi, amafaranga yawe arayoba kandi ntabwo agaruka. Urahitamo iyi ngiyi ya mbere kuri B20 kubera ko ariyo twakopira hirya. Ngira ngo urabona yuko no kohereza minimum hari amadolari 10, yako ngiye mfiteho 2 kubera ko ngiye namaze gushoramo. Wewe iyo birangiye uhita uza ahangaha kuri withdraw, uhita ukanda kuri withdraw. Wamara gukanda withdraw, bakakwereka ukuntu aderesi urahita woherezaho. Ni ibintu bisanzwe, abantu benshi barabizi. Bakakohereza agakode kuri email, ukaza ukagashyiramo, ukabikonfirma yuko ariwe ugiye kohereza amafaranga. Noneho guys, ngiye kwereka uburyo noneho wabikura muri ya platform yacu. Noneho guys, ngira ngo urabona yuko ahangaha nize dore ngiyi ya indi duhitamo iyo tugiye kubikura. Ya indi duhitamo ni iyi ngiyi ya B20, ihuje na ya yindi iri muri Binance. Niyo uhitamo iyi ngiyi, akaba ari yo uza ugakopiya hano hasi. Ngira ngo urayibona, akaba ari yo ukopiya. Niyo wasoje recharge bibara automatique rwose, ni iminota nta na minota bimara, amafaranga yawe uhita uza ugasanga hano, uhita uza ugasanga ahangaha ari 10 USDT. None iyo zimaze kuba 10 USDT uhita uza ahangaha ukamanuka, uhita uza ahangaha ugakanda hano kuri strategy. Iyo ukimara kuyabona ko yahageze, kanda hano kuri strategy, ukaza hano kuri list. Ngira ngo urabona iyi ngiyi ya USDT niyo ugomba kugura y'amadolari 10, ukayikandaho. Iyo umaze kuyikanda urazamuka, y'amadolari 10 usanga yanditse ahangaha, ukaza ukayapestingamo hano, ubundi ugakanda hano kuri investor now. Iyo umaze kuhakanda ahangaha kuri dashboard yawe, ugasubira inyuma kuri dashboard yawe, hano brokerage wallet uhita usangaho ari amadolari 2, uhita uyasangaho. Waba ushaka kuhita unayabikura ako kanya, ukahita uza ahangaha kuri withdraw. Iyo umaze gukanda hano kuri withdraw, uragenda ugakopiya nk'ibisanzwe iyi BP20 yo kuri USDT yo kuri Binance. Niyo uhita uza ugakopiya aderesi yayo. Nayo kanze mbikwereke, njye muri Binance nkwereka ahantu wayikura. Reka nkwereka ahantu wayikura nayo kugira ngo bitaza kukubera urujijo. Reka nsubire inyuma.